yamamaye cyane ku mbuga nkoranyambaga TikTok, YouTube. Ni umwarimu mwiza, umwarimu waziye mu gihe cya nyacyo, afasha benshi nta kiguzi. Yaharaniye kugabanya ikibazo cy'ubushomeri mu rubyiruko abicishije mu kubyaza imbuga nkoranyambaga umusaruro, kandi abigeraho. Yitwa Gatari Fred. Ese koko Gatari Fred mu by'ukuri ni muntu ki? Ibimuvugwaho byose ko yaba ari umukire cyane ndetse utunze agatubutse, byo byaba ari ukuri? Abavuga ko yavuye kure ndetse akaba ageze heza ho kwishimirwa, ese byo byaba ari ukuri? Uyu Gatari Fred abaye hate? Nyemerera tubumburire hamwe igitabo cy'amateka ye kuva akiri muto, uko yabayeho kugeza ubu yabaye ikimenya bose. Umwarimu wishimirwa na buri wese, haba mu rubyiruko, abakuze, aba content creator ndetse n'abamaze kugerayo. Bose bumva ibiganiro bye kandi bakabikuramo umusaruro. Nizera neza ko nawe uri kunyumva aka kanya ugifungura iki kiganiro uzi neza Gatari Fred ko ari umwarimu wigisha ibijyanye n'ikoranabuhanga n'uburyo wabyaza umusaruro izi mbuga nkoranyambaga. Nje wumva ni Twizerimana Gerard, nk'ibisanzwe ndi kuri Murika TV show. Ngwaye ikaze. Amazina yiswe n'ababyeyi be yiswe Gatari Fred. Yavutse ku 24 Gashyantare mu mwaka wa 1997. Avukira mu gihugu cya Tanzania. Nyuma y'amezi 9 avutse, papa we yaje kwitaba Imana, bituma ava mu gihugu cya Tanzania baza mu Rwanda, akaba ari naho batuye ubu. Bakaba batuye mu karere ka Ngoma, mu murenge wa Rukira, mu kagari ka Kinyinya, mu mudugudu wa Rugara. Avuka mu muryango w'abana 8, akaba avuka ari umwana wa 7. Abariho ubu akaba ari abana 5. Yize amashuri yisumbuye kandi ngo yari umunyeshuri uzi ubwenge, umunyeshuri w'umuhanga. Gusa igitangaje muri ibyo byose ngo nubwo yari umuhanga cyane, ariko ntiyigeze yiga muri interina kubera ikibazo cy'ubushobozi kubirebana n'agafaranga. Nkuko yabitangaje, yagize ati, njyewe icyatumye ntiga muri interina cyari ikibazo cy'ubushobozi. Nararebaga nkabona ninjya kwiga muri interina dushobora no kuzagurisha agatungo twari dufite iwacu, ugasanga tubuze ikidutunga kubera ko nagiye kwiga muri interina. Rero nahisemo kuzajya niga ntaha kubera ko nabonaga ko nabiga bataha bashobora kuba abanyeshuri beza kandi b'abahanga. Amashuri abanza yayize kuri Ecole Primaire de Buriba, ayasoza atsinze ikizamini cya leta kandi ku manota meza. Ayisumbuye ayatangirira Rurama, ayasoreza GS Nyakarambi. Yize mu ishami ry'amateka, ubukungu ndetse n'ubumenyi bw'isi Hege. Bimwe mu bitangaje wamumenya hakiga ngo igihe yigaga mu mwaka wa 5 yari yemerewe kwiga na telefone akayikoresha, ngo kubera ko atigeze akoresha iki telefone mu bimurangaza, ahubwo yayikoreshaga mu gushakisha, ashakashaka ibintu kuri murandasi. Ibintu byamufashaga mu masomo ye bigafasha n'abandi banyeshuri biganaga. Gatari Fred avuga ko iyo telefone yari afite yari yarayiguriwe na nyirasenge aho yabaga. Ikindi kandi gitangaje wamenya kuri Gatari Fred, ngo birenze gutunga iyo telefone ku kigo akanayikoresha, ngo byageze aho abarimu ba ICT bamwemerera mashini y'ikigo barayimuha, akajya yitahana agakora ibijyanye n'ubushakashatsi, agakomeza gushakisha kuri murandasi ibyamugiriraga akamaro, bikagirira akamaro n'abana biganaga. Mu mwaka wa 2018 nibwo Gatari Fred yasoje amashuri yisumbuye, ariko ntiyakomeza kaminuza. Gatari Fred agisoza amashuri yisumbuye ngo yaje guhabwa ikiraka kimara amezi 4 cyo kwigisha kuri icyo kigo yigagaho. Yaragikoze, ariko intego yari yo kuzabyaza umusaruro interinete, akayibyazamo ikintu gikomeye kizafasha benshi ndetse nawe ubwe. Mu mwaka wa 2022 yaje gushinga website ahitcyanzu.com. Iyi cyanzu.com wakamaro kayo kari ako kuyicururizaho, aho yumvikanaga n'abacuruzi, akabacururiza ibicuruzwa bitandukanye yifashishije iyo website y'icyanzu.com.
ariko ngo nyuma gatoya baje kujya bazamura ibiciro, ibintu bitamushimishije namba, ahitamo gusubika gukorana nabo. Iyo website abayishyize ku ruhande gatoya. Mu mwaka wa 2023 yigisha abantu uburyo babyaza umusaruro interinete. Amasomo yarakundwa ndetse arakundwa cyane. 2024 amasomo ye yakomereje kuri YouTube, akomeza kwigisha abantu uburyo babyaza umusaruro interinete. Aya masomo yakoze nk'akazi ke ka buri munsi, afasha benshi. Kuri uyu munsi wa none uvuze Gatari Fred ntabwo ari izina rishya mu matwi y'abantu, cyane cyane abakoresha imbuga nkoranyambaga yaba YouTube, TikTok, Facebook ndetse n'izindi nyinshi. Abenshi mu bakoresha izi mbuga nkoranyambaga bagamije umusaruro kandi bakawugeraho, zikabasha kubinjiriza amafaranga. Abenshi baramuzi, bamuzi cyane mu biganiro akora kuri YouTube, acisha kuri YouTube channel ye ariyo yise Gatari Fred. Ibiganiro byubaka, ibiganiro bifasha benshi kuzamuka muri business batangiye ijyanye no kubyaza umusaruro interinete. Gatari Fred akimara kubona ubushobozi yongeye kubura ya website ye, atangira gucururizaho ibintu bitandukanye, ariko yibanda ku bijyanye n'ibikoresho bikora amavideo, audio, amafoto, harimo amastand, harimo amaring light, ibikoresho byinshi bitandukanye nawe bibonye wakunda. Ikindi kandi abashaka gufotora neza ifoto ikaryoha arabafasha cyane. Abashaka gukora amavideo, yaba amavideo yo gushyira kuri YouTube, kuri TikTok ndetse n'ahandi hatandukanye, ibi bikoresho byose biri ku cyanzu.com. Icyo gihe none hagaruka yagarutse itakiri website gusa, ahubwo mo indani harimo na company, kandi company ikomeye. Abenshi mu bageze ku cyanzu.com bahabonye ibikoresho byinshi byiza kandi bikomeye, ibikoresho bihendutse ugereranyije n'ahandi hantu hose mu Rwanda. Iyi company kandi ntigikorera mu ntara y'Uburasirazuba gusa, ahubwo ikorera mu Rwanda hose, aho ifite icyicaro mu mujyi wa Kigali hepfo y'inyubako yo kwa Makuza mu mujyi rwagati. Aha ni naho wahigereye uzasanga ibyo bikoresho byose. Igitangaje kandi cyiza cyane cyashimishije abantu nuko aho uri hose icyanzu.com kibasha kukugezaho ibikoresho mu ntara zose zitandukanye z'igihugu. Ibikoresho bibasha kukugeraho, icyo ukora ni ugukora booking gusa, ukishyura amafaranga ubundi bikakugeraho. Gatari Fred wakuranye inzozi zo kuzakizwa na interinete, hakurana inzozi zo kuzabyaza umusaruro interinete mu buryo bugaragara. Yaje gukabya inzozi ze ziba impamo. Ubu Gatari Fred hakaba yinjirizwa na interinete mu buryo bugaragara. Ni umusore wavuye kure haruhije hakaba ageze heza. Ni umusore w'icyitegererezo abenshi bareberaho, hatanga ubujyanama buzima ku bashaka gukoresha imbuga nkoranyambaga mu buryo bubungukira kandi mu buryo bunyura benshi. Yabereye benshi umwarimu, abasobanurira nta kiguzi. Abenshi barabikunda bikaba byaranabungukiye. Abenshi mu rubyiruko basigaye birahira Gatari Fred. Ngayo nguko amateka n'ibigwi by'u Gatari Fred, umwarimu mwiza, umusore mwiza w'umuhanga, umusore w'umunyabwenge. Ni naho nsoreje iki kiganiro, ngushimire wari udukurikiye. Naho akagaruka. Ciao ciao. Imana ibarinde.